urukundo rwe, tukumva impuhwe ze, tukumva impumeko ye, ubuzima bwe mu gituza cya Data. Navuga ngo kujya mu ntebe ya penitensiya kwinjira mu gituza cya Data, kwinjira mu gituza cya Data, guhorera, akatwereka urukundo, akatwambika impeta zo kuva mu muracyari abana banjye, akatwambika ikanzu nshya, akatwambika ikanzu nshya, nuvuga ngo akadusubiza mu munsi twabatirijweho, aho twahanaguweho ibyaha byacu. Mwe mwese rero mwaje hano nimwakira Roho Mutagatifu, aho muzakiza ibyaha bazabikizwa, aho mutazabikiza bazabiguma. Hari umukristo uvuga ati iyo ngiye guhabwa penitensiya numva mfite ubwoba, hari n'igihe numva ndayihabwa nkisubirirayo, ejo nkagaruka nabwo nkagera gute nkisubirirayo kuko numva mfite ubwoba. Ariko ubwo bwoba umenye ko uri kubuterwa nande? Shitani. Ubwo nubwo kugira ngo ikomeze ikubohe, by'ukuri wumve ko uzaba utangiye urugamba ahubwo. Ariko ujye ubwira iyo seke uri kubwira ngo isubirire yarega, ibwira uti njye niringiye impuhwe z'Imana. Uyirukanisha impuhwe z'Imana, niringiye impuhwe z'Imana, nta cyatuma nahabwa isakaramentu rya penitensiya. Abo muzakiza ibyaha binajyana nuko natwe dusaba imbabazi ku bo twacumuriye, dusaba imbabazi abo twacumuyeho, kandi tukababarira abagize gute? Abaducumuye, tukababarira abaducumuyeho. Rero ushaka gusaba imbabazi z'ibyaha, gusaba imbabazi z'ibyaha birakomeye kuko ni uguca ingoyi za seki. Niyo mpamvu ushaka kuyihabwa ugakwega, ugafata umugambi wo kujya guhabwa penitensiya ukongera ukagera gute ugakwega, kuko seki ntabwo ashaka guca izo ngoyi zikuziritse. Niyo mpamvu Yesu ahuhaho, akabahuha ati nimwakire Roho Mutagatifu, nimwakire Roho Mutagatifu. Niwumva utangiye kugira ubwoba bwo gushaka penitensiya, uziyambaze Roho Mutagatifu, aguha imbaraga zo gushaka penitensiya. Akira Roho Mutagatifu ugufasha gushaka penitensiya. Roho Mutagatifu niwe ugufasha kubona ibyaha byawe. Nta muntu ushobora kubona ibyaha bye atayobowe nande? Na Roho Mutagatifu. Nawe abantu benshi hari igihe bumva ari intungane, ariko ari ukwibeshya kubera ko badafite Roho Mutagatifu ubereka ibyaha byabo. Roho Mutagatifu ni urumuri rutumurikira, tukabona amakosa yacu, tukabona ibyaha byacu, kandi tukabona imbaraga zo kwicuza ibyaha twakoze. Niyo mpamvu muri iryo sakaramento Roho Mutagatifu arimo, akatwibutsa ibyo twakoze byose, tukabyihana twiringiye impuhwe z'Imana. Ngo muzakiza ibyaha bazabikizwa, aho mutazabikiza bazabigumana. N'ibi byishimo dufite uyu munsi byo gukizwa ibyaha. Yesu yaratsinze, yatsinze icyaha, yatsinze shitani, yatsinze urupfu. Ngiyo nkuru nziza ya Pasika, kandi natwe dusigira ijambo ry'Imana ngo dutsinde shitani, adusigira n'amasakaramentu ngo turusheho gutsinda shitani. Nta bwoba rero, nta bwoba. Hari abantu seki batera bakagira ubwoba, niyo seki. Hari abantu baterwa na seki bakajya bumva nk'amabuye ari kugwa ku nzu zabo, bakagira ubwoba ati turapfuye turashize, ibi ninde uzabidukiza? Mujye muhora mwumva ko Yesu yagize gute? Yatsinze. Guti seki urukundo, ariko siko wagize gute? Siko watsinzwe. Siko mu masakaramentu matagatifu. Iyi nkuru nziza ya Pasika dufite uyu munsi, kuri uyu munsi w'impuhwe z'Imana.